Hi, ndizera ko mumeze neza. Ese wari uzi ko bitari ngombwa kwirirwa ugira aba subscribers 1001 cyangwa na 5 cyangwa 2000 cyangwa 100? Ukeneye aba subscribers 1000 bonyine buzuye kugira ngo amateka ya YouTube channel yawe ahindurwe. No kuvuga ngo winjire mu bantu bujije kimwe mu bisabwa ngo be monetize. Ubundi utangira urugendo rwo gukora ibindi bisabwa nubyuzuza ube monetize. Ese urabizi neza ko hari abantu benshi bibeshya ko biriya bihembo bitangwa na YouTube igihe wujije aba subscribers 100, miliyoni zingahe? Ko hari abibeshya ko bizana n'amafaranga? Oya, reka nkumara amatsiko. Ubundi mu rugendo rwo kugira ngo umuntu amonetize YouTube channel ye akenera aba subscribers 1000 bonyine n'amasaha 4000, akaba yujije nibura imyaka 18 cyangwa yirengeje, akaba ataraviolatinze amategeko n'amabwiriza ya YouTube, ndetse akaba yemeranya n'amategeko n'amabwiriza ya monetization, hanyuma akaba ari no mu gihugu cyemeranya cyangwa se gikorana na YouTube. Ibyo ngibyo rero yubyujije wa applying monetization. Rero kubijyanye n'aba subscribers tugiye kujya inama kugira ngo umenye uko bikora, kuko hari benshi bari muri uru rugendo bashobora kuba bahangayikishwa no kubona aba subscribers babo batazamuka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nimba wageze ku kigereranyo cy'aba subscribers 1000 ubujije kimwe mu bisabwa ngo ube monetize, hanyuma igisigaye yo bazamuka bahora bazamuka, ni ibigufasha kugira abantu barushijeho kuba active kuri channel yawe, ndetse no gutuma wenda abandi bazaza bazakwizera cyangwa se no kukwereka ko bishimiye ibyo uriho ukora, bityo bakakwiyungaho bakagushyigikira. Ariko mu bijyanye n'amafaranga, umuntu ufite aba subscribers 1000 bonyine ashobora guhembwa menshi ugereranyije n'ufite ama subscribers 100,000. Hano wakwibaza ngo nukubera iki? YouTube yireba ibisabwa byone ari bo ba subscribers 1000, ntago igihembera by'umwihariko aba subscribers runaka ngo ufite benshi. Niyo mpamvu kugira aba subscribers runaka 100,000, miliyoni gutyo kuzamura ni achievement yego umuntu abagira biturutse ko channel iri igaragaza gukura. Ariko mu bijyanye n'amafaranga ntabwo bigira uruhare mu mafaranga uri buze guhembwa, kuko nta muntu uhemberwa aba subscribers. Hano icyo nshaka gusobanura niki, nimba uri umu content creator mutoya ugitangira, tekereza uburyo ugiye kuzuza aba subscribers 1000. Iki kintu gishyire mu mutwe, ukore technique zose zishoboka. Mbibutsa kuko nanone ukora izo zigufasha kuzuza aba subscribers 1000, ni nako iyo wanabarengeje bakomeza kwiyongeraho, kubera ko nubundi kwa kundi utegura video yawe usanga kenshi ari nako abantu barushaho kugukunda bakagukurikira bagakora subscribe kuri channel yawe, bityo ukagira 1000, 1010, 1100, 2000 ukazamuka gutyo. Rero inama tugiye kujya rwanira aba subscribers bawe 1000. Nimba warabujije, komeza ukore video zawe ko wari usanzwe uzikora neza ku buryo abantu bakomeza kukwiyungaho, hanyuma ukomeza ushakiremo ibindi bisabwa harimo nk'ayo masaha, kuko amasaha aragora cyane. Amasaha ntiwapfa gutegeka umuntu ngo ndebera ngo video ngo nze kuzuza amasaha. Hano icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo hari abantu benshi nanone bari muri uru rugendo batazi urugendo ruba rubategereje imbere, cyangwa bavuge ngo ibi nibi nibyo nsabwa, nibyo ntegereje, ndabibona gute? Rimwe na rimwe ugasanga rimwe uri no kurangazwa n'ibitagize gute n'ibidakwiriye. Aba subscribers miliyoni ushobora kubagira, ariko ntago bivuze ngo ugiye guhembwa amafaranga y'umurengera aturutse kuba wagize aba subscribers benshi. Oya, nta feature iri special iza kuri channel yawe, nta kintu kidasanzwe kiyongeraho. Rero ndizera ko abantu tubana hano musobanukirwa cyangwa se musobanukiwe ko aba subscribers 1000 bahagije kuba watangira kuvuga uti kimwe mu bisabwa ngo mbe monetize kiruzuye. Ndizera ko ako kantu waba ugashyize mu mutwe wawe nk'umu content creator uri smart. Dukore, birashoboka, kuko abanyarwanda barahari ngo badushyigikire mu bakorera ibyiza buri munsi, barahari kandi ngo badutize amaboko yabo. Gukanda subscribe nta kindi kintu byishyurwa. Icyo nagira ngo mbabwire kurushaho, si ngombwa aba subscribers benshi cyane. Reka dure mu video ataha, ni buri kanya video yo muhore mwiteguye. Ciao.